Oya. Sekije kiri. Uranzi ntabwo Nzakomesha. Umutima wanjye sagize gucya ndawugira. Umutima wanjye gwari guri hano ariko gwaraje ni wawe. Wawe mpayo wawe. Hello. Meze bite bro? Shani sawa boy. Sineza uretse n'ubushomeri ko babwisha abantu mwana. Yego. Misiyoneri hanye nayo gucuruza ubugamba. Reka ibi bintu ntabwo bishoboka. Ningize n'akazi umuntu mwana agiye kundangira. None nawe ndi kumva ari kuzana ibindi bya mama wararaye. Ibi ntabwo bishoboka. Reka nkomeze mige ndebe yuko uyu munsi nabaho nanjye. Hagiye nasi. Noneho niyo yabari gushaka iya make. Yahimuha yigendera igihe ntabwo ibintu nazabishobora. Pasamo kagahana nyine tu. Inzu ndayifite waza ukayirebaho ariko se undi urayirebura amaso. Ako waza ukayegera. Reba ukaduhure rwose inzu ugenda yifite none Jesus! hari rwose ni ibintu biraho ngaho man ariko hari izo nzarya mbona nyine ziba ziraho ziba ziri ahantu ngaho mu bimoteri ariko nyine ntabwo nakuburira n'akamake aho ngaho tu Bro yo ibihari nta kibazo bro nyumva nako wumva nyumva bro ni ibintu nyine usanga biri gutesha umuntu umutwe nimba biba byaruruwe ntabwo wambaza nyine yo yabihari rwose mugabo cyangwa niba uri umusore umva nyumva yo yabihari ntabwo nambaye ipantaro reka manze mvugane nawe nawe koko urabona ufite amafaranga ese amafaranga hari aho wigeze wumva gavuga cyangwa amafaranga bayabika kuri banki cyangwa kuganira nkanjye w'umubosi uranzi ntabwo nzi ntabwo nkuzi icyo nzi nuko ndi kubona ufite isura y'inzobe ako ndandi kubona wagira wari bisizera mukoroga ariko nyine shaka inzu ibyo tubyirengagije shaka inzu ufite amafaranga yakodesha inzu oya ntabwo ubusaza ze bwo budakodesha inzu ugiye shaka inzu kandi inzu iyo ushaka yose ndayikumva nkoze muze nk'ubwo wabona inzu nk'iyangahera motherfucker yanga ahubwo ufite yanga mbere yuko mbaza gushaka inzu yanga niba wenge kwereka inzu ube wifite nta kindi ndamukije wumva umutima ngongeye gusuye mbonye ndamutse skoro ari gukumbuye lemon parankwi cyane nari gukumbuye kubyo kwa kundi umutima wanjye gwari guri hano ariko gwaraje ni wawe gwaraje wawe ibonye se kwaje umutima wanjye sagize gucya ndawugira umutima wanjye gubamo wawe uwanjye narawugize ahubwo wawe niwo kigaje wawe mpayo wawe
habaye iki bro? Habaye iki? Komeretse umuzutsi hariya. Habaye iki? Ese nawe wankurikiye? Rwanda. Ubuze gucisha? Wankurikiye? Njye ariko njye n'ubundi nari nimero mu gasiporo. Nundi nyinisha nagwa mumagize guca. Oya ngo ngiye akora nibe. Umbere mbwa ko nigendera. Noneho rero umuntu yagiye ibyica mu tuntu tw'umanyeri barangiza ngo nawe ngo umuje kwiruka. My lord. nayanze washakaga bayibonye nahuye n'umukomisiyoneri wajyanye na marayika nayibonye yanze ibyumba 2 nasaba urumva ko twayibanamo n'umuryango wacu urabizi ngubuze ntabwo nabaho baza ngo gute egera inyuma mubwire baza nka gute uretse manzu mbaza nka gute Urimo satanisha. ese sheri wari uzi ko ifishi zano hari ubwo yagenda ni nk'uko rajya nkubuze ntagenda mereza ko ari akantu kanjye karaciye mereza ko ari akantu kanjye karaciye ese sheri kugiye baragusunitse sheri hajya naringiye hajya ntabwo naringiye Hoya ni ya mijajara iri kuri kubungabunga ku muhanda. Ayasha ibintu by'imyuga byo kuvuga ati ngo mujyana mu myuga mwamujyanye mu bindi bintu hanze ko hari ibintu byinshi. Oya ibyo mubireke mubikureho mbwa gusa. Naho ubundi se. ntawe uteye uturutse ariko hari abantu bihuza gukusuza uwo mu nama nakubarira burya abagore bose nabo umwami